mukomere cyane, ndabashuhuje mbifuriza kugira amagara mazima ndetse mbifuriza no kugira umunsi mwiza urangwa n'ubuzima bwo kwirinda ndetse umuntu yirinda icyo azi, cyane cyane twirinda indwara y'imitsi. Uyu munsi nifuje ko tuganirira hamwe cyangwa se dusukura aho twari twagarukiye ubushize ku mugongo wo hasi, ariko noneho tukibanda igice cyo hepfo, amaguru ndetse n'ikirenge kugera ku mano, uvuye mu rukenyerero ukamanuka ukagera hepfo ku mano. Uyu munsi rero turacyari kumwe n'umutumirwa wacu Emile. Mbere y'uko dutangira, reka nabo basuhuze kugira ngo dufatanize hamwe, turi mu njyana imwe kandi turi hamwe twese twabashije gusuhuzanya. Karibu Emile. Sitari, ariko manza ndahera kuri wowe Dogita. Mwiriwe? Mwiriwe cyane. Mukomere cyane. Karibu rwose. Yego yego yego. Nizere ko uyu munsi turi kumwe neza, Rwose turi ufite kumwe. n'imbaraga zihagije. Imbaraga zirahari nubwo akabeho kazindutse kameze nabi, kari kuryana kuko njye nakunze kugenda urugendo rurerure, ariko mu by'ukuri turakamenyereye. Karibu. Mukomere rero. Bakomeye. Murakomeye. N'abadukurikirana n'ubundi bamaze kuba bavandimwe. Dukomeje rero, ni ukuvuga ngo ubushize twarebeye hamwe imitsi muri rusange. Twasanze imitsi ihera ku mugongo, ndetse iyo mitsi iherereye y'umugongo cyangwa imitsi ikomatira ku musokoro w'umuti w'umugongo, ni imitsi itwara amategeko y'ubwonko ndetse n'ingufu bijya ku rwungano cyangwa mu bice bitandukanye by'umubiri, ku turemangingo, ndetse ikaba n'imitsi itwara amakuru ava ku karemangingo cyangwa mu bice bitandukanye by'umubiri cyangwa se ku nzungano z'umubiri agana ku bwonko, kugira ngo haboneke igisubizo cy'ikibazo kiri ku rwungano cyangwa ku bice bitandukanye by'umubiri. Uyu munsi rero, mbere y'uko twinjira kuri icyo gice giherereye munsi ku rukenyerero gusubira hasi ku maguru, munyemerere twongere dusubiremo kugira ngo abantu batugezeho bwa mbere tubanyuriremo mu ncamake imitsi, ubwonko, urwungano cyangwa umusokoro wo mu ruti rw'umugongo. Twaboneye hamwe ko dukoresha uburyo bworoshye bwigishwa mu mashuri abanza, aho bakunze kuvuga ko umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni umutwe, icya kabiri ni igihimba, naho hagakurikiraho igice cya gatatu kigizwe n'amaboko ndetse n'amaguru. Twabonye ko mu bwonko ariho ibikorwa byose by'umubiri bikontororerwa. Ubwonko bushinzwe kuyobora ibikorwa byose by'umubiri, ariyo mpamvu n'amategeko ava ku bwonko. Umusokoro wo mu ruti rw'umugongo ikaba umuyoboro cyangwa ikiraro gihuza ubwonko n'ibice bitandukanye by'umubiri. Ni ukuvuga ngo amakuru yose azajya ku bwonko cyangwa se amategeko n'ingufu bivuye ku bwonko bizanyura mu ruti rw'umugongo bigana ku bice bitandukanye by'umubiri cyangwa ku gice runaka cy'umubiri. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amakuru ava ku maguru cyangwa se ku mano, mu ivi, ku kibero, munsi y'urukenyerero, mu itako n'ahandi, yose anyura mu ruti rw'umugongo cyangwa mu musokoro akazamuka ku bwonko. Niba wicariye ikintu, ni ukuvuga ngo ubwonko buzamenya ko wicariye igikwasi cyangwa igiti cyangwa ibuye,
ari uko hari amakuru yazamutse ubwonko bukavuga uti iryo ni ibuye, icyo ni igikwasi cyakwica, ukagikuraho. Ni ukuvuga ngo ayo mategeko nayo azaca muri wa muyoboro. Mbere rero ko tujya ku maguru, nyemerera Emile dusubiremo cyangwa se twibukiranye ku babizi ndetse n'abatarabimenya babashe gusobanukirwa. Ndifuza ko twareba, ubushize twabonye ibintu bigize umugongo, urabyibuka? Ndabyibuka. Twavuze ko umugongo ugizwe n'amagufwa, hagati y'igufwa n'irindi hakabamo ingata, hagati y'igufwa n'irindi hagasohokamo imitsi ibiri, iburyo n'ibumoso, igufwa ry'umugongo, sibyo? Yego. Ubwo turi ku mugongo, nimvuga hagati y'igufwa n'irindi ni ku mugongo. Ni ku mugongo. Hasohokamo imitsi ibiri, umwe iburyo undi ibumoso, sibyo? Yego. Tubona yuko kugira ngo amagufwa abiri afatane hari inyama ikomeye itari umuhore, Yego. igomba gufata ya magufwa kugira ngo atava mu mwanya wayo, yitwa ligama. Iri ku mpande, ntabwo arimo hagati, imbere n'inyuma, ku mpande ni ligama. Tubona yuko kugira ngo umugongo ukore cyangwa amagufwa y'umugongo abashe kunyeganyega bikorwa n'imihore, sibyo? Yego. Imihore rero ifata ku igufwa kugira ngo ibashe gukoresha amagufwa. Igice gifata ku igufwa nicyo bita tando, nacyo twakigereranyije n'umuhore ukomeye ushobora gufasha. Nibwo bushobozi umuhore ubwawe, inyama ntiyafata ku igufwa. Kugira ngo ifate ku igufwa nuko haboneka ikindi kintu gikomeye kibasha gufata ku igufwa ndetse kigafata no ku nyama. Ubwo rero ibyo bintu nibyo twabashije kuvuga biri ku mugongo. Ndetse reka noneho turebe ese mu rukenyerero, sibyo? Yego. Gusubira hasi mu itako, cyangwa se duhereye hejuru, ni mu itako, Mu itako ariho twita mu rukenyerero. Oya, itako ni hepfo, urukenyerero ni hejuru. Ni hejuru. Itako ni ahantu igihimba gihuriye, si byose? Gihurira n'ikibero. Yego. Akaguru gateranije n'ikibero. Yego. Ni mu itako. Ni mu itako. Hanyuma hepfo hakaboneka ikibero ku isi, si byose? Yego. Munsi hakaba urugingo rwita mu ivi. Hepfo y'ivi hari iki? Akaguru. Akaguru cyangwa umurundi. Umurundi ni igufwa ryitwa umurundi, sibyo? Ntacyo. Ubwo igice giherereye umurundi ni akaguru ko hepfo, sibyo? Ariko ukuguru ko hepfo. Yego. Ariko tuvuga ikirenge. Ikirenge ni nanone ubugombambari. Akabumbambari. Akabumbambari ni iki? Akabumbambari. Uru rugingo rwo hasi rwitwa ngo iki? Tuvuga ikirenge. Hari ikirenge, yego. Hakaba n'akabumbambari k'iruhande rw'ikirenge. Cheville ni iki mu Kinyarwanda? Cheville ni akabumbambari. Ntacyo tubifate gutyo. Ubwo urumva ko hakaboneka n'ikirenge n'amano n'ibindi. Amanono. Amanono. Atanu ahubwo. Atanu. Okay. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ibyo bice byose bigizwe ikintu nyamukuru gihari twabonye nka sharpante ni igufwa. Ntabwo twagira akaguru tutabonye amagufwa, sibyo? Yego. Mu itako rero nako akaguru kagizwe n'amagufwa, sibyo? Yego. Hari igufwa riba mu itako, ku murundi hari amagufwa abiri, sibyo? Yego. Ubwo n'ikirenge kigizwe n'amagufwa. Amagufwa agize ikirenge. N'ubundi turacyari kwiga, murayadusobanurira. Ikirenge nacyo gifite amagufwa menshi, ariko hejuru reka dufate ibyo kugira ngo bitaba byinshi. Ikirenge tuzakiga ukwacyo, sibyo? Ariko tubone ko ikirenge gifite amagufwa menshi. Mu itako harimo igufwa rimwe, ndetse no hepfo munsi y'ivi harimo amagufwa abiri, n'ingasire imbere mu ivi, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nk'uko twabibonye haruguru ku mugongo naho hari urugingo rwo mu itako, hakaba urugingo rwo mu ivi, sibyo? Hakaba urugingo rwo hejuru y'agatsinsino cyangwa ku kagombambari, sibyo? Ndetse hagati y'amagufwa y'ikirenge naho kuko ari menshi, hagati y'igufwa n'irindi
twabonye ko ariho hakora ubugorora n'urugingo. yego. Bivuga ngo ikirenge nacyo gifite ingingo nyinshi bitewe n'amagufwa menshi abarizwa ku kirenge, sibyo? Reka dufate ingingo zumvikana bose bazi mu itako no mu ivi, si byumvikana se? Ni birumvikana. N'urugingo rwo ku gatsinsino cyangwa ku kagombambari. Ku kagombambari rero ntabwo nari nzi ko naho habamo kandi imitsi hihina, arihina, ariko ahanini cyane cyane nko ku bakinnyi b'umupira yo bakunda kuvuga ngo ni cheville barwaye. Cheville urumva ni rwa rurimi, ni muri cheville, Ni muri cheville. cheville ni urwo rugingo, sibyo? Reka dukoreshe cheville, nta kibazo. nituvuga utugombambari, utugombambari uri kumenya ari tuba tugufwa two ku mpande, two ku mpande. hanyuma urugingo rukitwa iki? Urugingo rukitwa, wambwiye ko ari oya, ni cheville. Mu kinyarwanda cheville ni iki? cheville ni uburwayi. Oya da, cheville ni urugingo, uburwayi bukabwita cheville. Okay, reka tugende. Ni ukuvuga ngo tubonye ko hari inyama, nako hari imihore, akaguru kagizwe n'amagufwa, sibyo? Ku kibero rimwe, hepfo munsi y'ivi abiri, n'ingasire imbere ndetse n'amagufwa agize ikirenge, sibyo? Hanyuma aho igufwa rihuriye n'irindi ni mu rugingo, sibyo? Kandi kugira ngo umuntu abashe gushingura agende, sibyo, nuko hagomba kuba imihore ari ituma habasha kuba umuvumo, sibyo? Bivuga ngo umuhore uzafata hehe? Ku igufwa, kugira ngo ubashe gukoresha rya gufwa. Kandi twabonye ko umuhore kugira ngo ufate ku igufwa habaho icyitwa tando, igitsi gikomeye gifata ku igufwa. Hanyuma hagati y'igufwa n'irindi hagomba kubaho bya bintu twavuze byitwa ligama, twagereranyije n'inyama ikomeye ifata amagufwa kugira ngo atava mu mwanya wayo igihe umuntu ari kugenda, ngo yenda igufwa ribe ryatsikira rikajya ku ruhande. Wabyumvise? Yego. Ubwo ruvuga ibyo nabyo ni ibintu bigize iki? Akaguru. Hanyuma hakaboneka n'imitsi zazana ingufu kuri za nyama kugira ngo zibashe gukora akazi ubwonko bwagategetse gukora. Niba ubwonko bukwiye gushingura, uzazamura ushinge, utera intambwe ugende, ni ubwonko butegeka, nibwo butanga komande. Ni ukuvuga ngo niba amategeko aje umubiri urubahiriza. Nibyo. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo kuri wa mutsi twavuze, hari imitsi twavuze ituruka hejuru ku ruti rw'umugongo wo hasi. Urabyibuka? Twavuze ko umugongo wo hasi ugizwe n'amagufwa 5 ayo twita vertebre lombaire, ni 5, hasohokamo imitsi 5 itandukanye. Iyo mitsi 5 cyangwa 4 nta kibazo, sibyo? Iyo mitsi hari aho ihurira igakora umutsi witwa nerf sciatique ujyana ingufu mu gice giherereye inyuma y'ikibero ndetse ukamanuka ukagera ku kirenge cyo hasi no ku mano, sibyo? Hakaboneka n'undi mutsi, imitsi yifatana ikabikora umutsi witwa nerf ciliaire uzana ingufu n'amategeko y'ubwonko ku kibero imbere, kuri kwisi imbere. Sawa? Ubwo tugamije kureba ya mitsi turore iherezo ryayo. Cya kintu wambajije se imitsi igera nahe, ishobora kugera, wa mutsi ushobora kugera he? No ku kirenge no ku manono. Yose irahura ku buryo ifitanye communication nibyo wari wambajije. Ubu n'uvuga rero dukurikije kwa kuri aho twatangiriye, Yego. Ni ukuvuga ngo ubwonko ni mu mutwe, uruti rw'umugongo harimo umusokoro, sibyo? Yego. Byagera ku mugongo hasi hagasohokamo imitsi izabyara umutsi witwa nerf sciatique ujyana ingufu mu kaguru igice cy'inyuma, sibyo? Yego. Ukamanuka ukagera ku mano hasi. Ubwo ni umutsi umwe. Mu kaguru rero harimo imitsi 2. Hari umutsi umwe ujyana amakuru, ujyana ingufu inyuma y'ikibero, uciye inyuma y'ikibero ukamanuka hepfo ku mano ndetse n'akaguru no munsi y'ivi imbere n'inyuma, sibyo? Yego. Hanyuma n'undi mutsi wa kabiri ujyana ingufu ku kibero. None dogita, wabyumva ni imitsi 2 mu kaguru. Ndi kubyumva. Iyo mitsi yose umuntu ishobora kurira umuntu icyarimwe. Tugeze ku burwayi. Yego. Ngira ngo uribuka ko twavuze ko kugira ngo
habaho indwara y'imitsi, sibyo, yego. mu buzima busanzwe, mu kazi, tutitaye ku bijyanye n'izindi ndwara, sibyo. Yego. Twavuze ko tuzavuga ku bantu bazima, abantu bari mu kazi, ndetse n'ingorane bashobora guhurira nazo hehe mu kazi. Mu kazi ushobora kugira impanuka ugakora agisida, sibyo. Ya magufwa y'umugongo twabonye ko nayo ni amagufa nk'andi, ashobora kwangirika, kuvunika cyangwa kugira ubundi busembwa, sibyo. Hanyuma amagufwa y'umugongo cyangwa umugongo nawe ushobora kugira icyo twakwita nk'ubumuga runaka bitewe na pozisiyo umuntu afata mu kazi, hakabaho za deforomasiyo. Deforomasiyo twavuga iki? Gutakaza umwimerere w'uko umugongo wagombye kuba umeze, si byo se? Yego. Si deforomasiyo se? Gutakaza, niba umugongo wagombye kuba uhagaze neza ugasa nk'uhengamye, ntuba utakaje umwimerere se? Iyo ubutakaje umwimerere niyo deforomasiyo. ubwo uba wahengamye, ntabwo uba uri muri pozisiyo neza, uba wahengamye, ntabwo uba uri muri, ugahengama mu buryo butari bwo. Kuko mu buryo busanzwe umugongo wemerewe guhengama, ukaba wajya, umugongo ntabwo ari nk'inkoni. Twabonye kubera ya magufa umugongo ukora muvuma nyinshi, ushobora kujya iburyo, ushobora kujya ibumoso, sibyo. Ushobora kunama, ushobora kunamuka, ushobora kwizengurukaho, sibyo se? Ibyo ni ibikorwa byose ukorera mu mugongo. Ariko noneho bitewe n'akamenyero ufata katajyanye n'imiterere y'umugongo, bitewe n'akazi ukora, ushobora gufata pozisiyo ibangamira imiterere y'umugongo wawe, bikarangira wa mugongo utakaje bwa buzima bwawo, ukaba deforume. Icyo gihe hazabangamirwa ya mitsi twarabibonye, havuka icyitwa hernie discale, kwa kundi disike cyangwa yangasire cyangwa yangata iba hagati y'amagufwa abiri itakaze nayo umwimerere wayo. Nitakaza umwimerere wayo bizabangamira iki? Ya mitsi, kuko isohoka hagati y'amagufwa abiri. Ako urumva ko nuba deforume wenda bizaba biturutse ku kazi umuntu akora se? Oya, ntabwo ari ikibazo cy'akazi, ahubwo ushobora kuba ukora akazi ukicara nabi, si byo se? Ushobora kuba ukora akazi ugahagarara nabi, sawa? Cyangwa se kagakunaniza ukagakora cyane. Ushobora kuba ukora akazi uraramye cyane, ushobora kuba ukora akazi wunamye cyane. Uretse byumve neza, niba ukunda gukora akazi wunamye, sibyo? Nase urumva umugongo waremewe guhora wunamye? Oya. Ni ukuvuga ngo nukora akazi wunamye igihe kirekire, wa mugongo wawe uzatakaza umwimerere, kuko uzagira ngo mu buzima ugomba guhora wunamye. Niba unamuka biba ikibazo. Nuse ntugakora uhagaze. Nakubwiye ngo akamenyero katajyanye n'imiterere y'umugongo. Ubundi umugongo hari uburyo uteyemo mu buryo busanzwe, sibyo? Yego. Niba ijosi rigomba kuba hano inyuma hasa nk'aho harimo akantu kameze gutya, sibyo? Hasa nk'aho harimo igikombe, yego, sibyo? yego. Noneho kino gikombe ugasa nk'ugikuyemo, hagasa nk'aho harambutse, sibyo? Ukamera nka gutya, sibyo se? Mvuga ngo ijosi ubwaryo ryamaze gutakaza umwimerere, hano hararambutse, kandi mu buryo busanzwe ijosi ryagombye kuba rimeze gutya. Wabibonye? Niyo isubiza inyuma n'ingoto ntiwapfa kuyibona, sibyo se? Yego. Mvuga ngo ibi nibyo navugaga, ushobora kuba ukora akazi umeze gutya, yego, nyuma y'igihe runaka ijosi rizaguma rimeze gutya, nujya kurigarura ryange, ahubwo uribyumve iyo umeze gutya aribwo rimeze neza. Wabyumvise? Icyo gihe rero ya magufwa y'ijosi, y'uruti rw'umugongo hano ku ijosi, sibyo? Azabangamira ya mitsi isohoka iburyo n'ibumoso. None ndugita wabyumvise? Uretse gato ubyumve aka kantu wikasida, kuko niwe ukabajije. Yene njye ukabajije. Icyo twita gutakaza umwimerere ni iki? Nicyo kibazo wagize. Yego. Deformation ku mugongo ni iyihe, sibyo? Iki nacyo tuzakireba neza, ariko mbere y'uko yenda tukireba, umugongo ugira icyo bita za kurubire.
kuko niba wararebye umugongo urebeye mu rubavu iburyo cyangwa ibumoso, uzabona ko umugongo w'umuntu ntabwo urambutse neza. ntabwo njye mbona urambutse. Yego ndi kugusobanurira, tuzabyiga neza, tuzabikorera ikiganiro cyabyo, ariko mbere y'uko tukikora reka tunabivugeho kuko wabajije, sibyo? Nurebera imbere umuntu, sibyo, urebeye imbere hano, yenda ibiri hano imbere bivuyeho, uzareba ko umugongo uzaba urambuye neza. Urebeye imbere cyangwa ukarebera inyuma, umugongo urarambutse nk'inkoni, ni nk'inkoni ihagaze, urarambutse rwose, wagira ngo washyiraho neza. None se dogita, uretse gato, noneho nurebera mu rubavu, urebeye nka hano, ntabwo umugongo urambutse, umeze gutya, uravunaguye, sibyo? wabaye deforme. Oya, niko umuntu ateye, niko umugongo uteye. None se umugongo iyo urebeye mu rubavu, umugongo usa ku ijosi, umutwe uba uri hejuru, hepfo ijosi rigasa nk'irihetsemo gakeya, wagera mu bitugu ugasa nk'ugarutse imbere, sibyo? Wagera mu rukenyerero, uruti rw'umugongo rugasa nk'urugiye inyuma, rukiheta rugana inyuma, hanyuma wagera hepfo ku kibuno rukiheta rureba imbere. Bivuga ngo uruti rw'umugongo ku ijosi ruhetse rureba inyuma, sibyo? Hano ku mugongo inyuma y'ibitugu gusubira hepfo aho imbavu zitereye, umugongo uhese ureba imbere, sibyo? Wagera mu rukenyero umugongo uhese ureba inyuma, wagera hepfo ku kibuno ugahita ureba imbere. Nuko umugongo uteye. Hanyuma hari n'uburyo ugomba kuwuhesemo, ntibyiyongere ngo bijye imbere cyane cyangwa ngo bijye inyuma. Bizaba deformation ryari? Igihe umugongo hano ku ijosi, sibyo, uziheta uje imbere ukarenza urugero nka gutya, sibyo, yaba ari deformation. Cyangwa se kwa kwiheta bigasa nk'ibigabanutse, ugasa nk'ugiye kurambuka gutya, icyo gihe iba ari deformation, sibyo? No mu bitugu ndetse kugera aho imbavu zitereye mu mugongo, uhereye mu bitugu kugera aho imbavu zitereye, niba umugongo wawe wihese cyane ugasa nk'umeze gutya, niyo deformation, sibyo? Noneho umugongo niwiheta nanone ugasa nk'uwurambuye, nayo izaba ari deformation. Bisaba rero ko uba uhese mu rugero nk'uko umuntu agomba kuba ameze. No mu rukenyerero ni uko. Niba mu rukenyerero twavuze ko ugomba kuba wihese ureba inyuma, sibyo? Niwiheta cyane ukajya imbere ugasa nk'uwihese cyane utumye umugongo, icyo gihe ni ukuvuga ngo izaba ari deformation. Ndetse n'umugongo kwa kwiheta ureba inyuma n'ibisa nk'ibigabanutse bigasa nk'aharambutse, nabyo kizaba ari ikibazo. Ibyo nimvuga ngo rero gutakaza umwimerere ku ruti rw'umugongo, ni ko kwiheta gushobora kwiyongera kukaza imbere cyangwa kukavamo kukajya inyuma, ubwo ni ku ijosi, sibyo? Mu bitugu kugera aho imbavu zitereye, naho bishobora kwiheta cyane bisa nk'ibisubira inyuma, sibyo? Cyangwa se bikavamo ugasa nk'uwema. Aho niho tuzasanga hari abantu babiri, cyane cyane bikunda kugaragara ku bantu bashaje cyangwa bagize izindi ndwara. Umuntu ushaje, hari umusaza yunamye, akenshi arangwa no kuba afite ikibanda, sibyo se? Uriya umugongo uba warihese gutya nk'umuheto. Bivuga ngo hano mu bitugu haba harihese, sibyo? Na hano bivuga ngo uba warideforme, sibyo? Hanyuma hari n'undi musaza uzasaza atafata inkoni yemye, sibyo se? Turiya we ntazasaza rwose, ubona ko ari umujene, umugongo we urarambutse, nawe uba warideforme. Umwe wideforme uza imbere, undi ukideforme ugiye inyuma. Wabyumvise ko ibyo byose bibangamira iki? Ya mitsi isohoka hagati y'igufwa ry'umugongo n'irindi. Twabonye ko amagufwa y'umugongo ni amagufwa 33 agerekeranye, sibyo? Ashobora kuba na 34. Ashobora kuba 34, ariko abantu benshi bagira 33. Noneho ni ukuvuga ngo hagati y'igufwa n'irindi hasohokamo imitsi ibiri, umwe iburyo undi ibumoso. Niba ari amagufwa 33, urumva ko imitsi iri hejuru ya 30. Ni ukuvuga ngo umuntu azagira imitsi 60, 31 cyangwa 30
ibumoso na hejuru ya 30 ibumoso na hejuru ya 30 iburyo. Ni imitsi iri hejuru ya 60. Wabyumvise? yego. Ubwo urumva ko rero ya mitsi buri hantu igufwa ry'umugongo rihuriye n'irindi birashoboka ko haboneka deformation bikabangamira umutsi, ndetse wa mutsi ukajyana iki, ukaba utatanga amakuru ku bwonko biturutse n'uko wabangamiwe gutambutsa amakuru, ndetse n'amategeko y'ubwonko, sibyo? Kuri ya mitsi uko twayibuze hejuru ya 60, 30 iburyo na 30 ibumoso, na buri mutsi ushobora kubangamirwa bitewe no kujyana amategeko n'ingufu ku rugingo, bitewe no kubangamirwa n'amagufwa y'umugongo yatewe na ya deformation. Tugaruke ku mugongo wo hasi cyangwa se dukomeza ku kirenge. Twabonye ko ku mugongo wo hasi harimo imitsi ibiri, harimo nerf sciatique na nerf crurale, sibyo? Ni nacyo kibazo warumbajije buriya, nuko nahise bisubiza muri rusange kugira ngo yenda iyi shusho igaragare, umuntu ntiyumve ko imitsi ibiri ku mubiri w'umuntu ariyo igira ikibazo gusa. Ni ukuvuga ngo ku mugongo wo hasi nugira deformation kuri ya magufwa y'umugongo wo hasi, bizabangamira nerf crurale cyangwa se bibangamire nerf sciatique bitewe n'aho deformation yabereye, sibyo? Icyo gihe ni ukuvuga ngo rero ikibaho ni iki? Twabonye ko umutsi icyo umaze ni ukujyana ingufu n'amategeko y'ubwonko ku rugingo, sibyo? Ndetse no kuzana amakuru avuye ku rugingo ajya hehe? Ajya ku bwonko, anyuze mu mugongo, sibyo? Icyo gihe kizabaho ni iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo ayo makuru azatambuka neza, cyangwa se ntazanatambuka burundu, bitume rwa rugingo igisubizo cyagomba kuva ku bwonko kitaboneka, kuko ntago n'ikibazo cyajyanye ku bwonko cyagezeyo. None se dogita, nibyo ndasubira inyuma gato, iyo umugongo ubaye deforme, cyane cyane utanze urugero rwiza nko ku bantu bamaze gukura bagenda basa n'abunamye, iyo agenda kuriya umugongo umbwiye ko uba wabaye deforme, kuriya biramubabaza, arababara? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo gusaza no gusahuka, sibyo? Yego. Iyo umuntu asaza ni ukuvuga ngo hari ibyo yari afite bigenda byangirika, icyo bita gusaza. Niba igufwa ryari rimeze gutya rigatangira kugenda rihengama cyangwa ryangirika, ibyo byitwa gusaza, sibyo? Icyakorwa icyo ari cyo cyose ku mugongo kikabangamira wa mutsi, habaho ububabare, sibyo? Ubwo bubabare rero nibwo akenshi twivuza. Wa musaza azababara kubera ko ntabwo imitsi ye iri gukora neza, ndetse na wa wundi utari umusaza uzagira ingorane zo kwicara, umugongo ukaba amagufwa yava mu mwanya wayo akideforoma, nawe azagira ububabare kimwe na wa musaza. Niba umusaza ashaje amagufwa ye atarigeze abangamira imitsi, umusaza azasaza nta bubabare, sibyo? Kubabara ntibijyana n'ikigero cyo gusaza, bijyana n'ikigero cy'amagufwa cyangwa kwangirika k'umugongo. Ubwo birumvikana ko nibiba bimeze gutyo na ya makuru ajya ku bwonko, ntabwo ubwonko buzayabona kubera ko umugongo uri deforme. Icyo ni ukuri. Amakuru azagenda nabi cyangwa se ntanajyayo. Iyo amakuru atagiye cyangwa imbaraga ntizize, vuga ngo n'urugingo ntuzabasha gukora, niho wumva bavuga ngo habaye parasi. Nta makuru akiva ku bwonko agera aho urugingo amakuru atagezeho ruba parasi. Wabyumvise? Wenda dukomeze ku maguru, ku gice cyo hepfo mu rukenyero, gusubira ku maguru, kuko twabonye ko harimo imitsi ibiri. Uba ni nabyo umbazaho cyane. Ese mu kaguru nanjye ngufashe kubaza ko ndumva. Ni ukuvuga ngo niba nerf sciatique izana ingufu mu gice cy'inyuma y'ikibero ndetse n'akaguru ko hasi n'ikirenge, nigira ikibazo nzagira ububabare buturutse ku mano, sibyo? Nshobora kugira ububabare buturutse ku mano, nshobora kugira ububabare buturutse ku kirenge hejuru, nshobora kugira ububabare buturutse mu kirenge hasi, sibyo? Nshobora kugira ububabare buturutse ku murundi, sibyo? Nshobora kugira ububabare buturutse ku mpfundiko, nshobora kugira ububabare buturutse ku kibero inyuma,
nshobora kugira ububabare ku kibuno, nshobora kugira ububabare ku mugongo. Wabyumvise? ku mvundiko ni ku mbwana. Ku mbwana. Izo mpfundiko. Okay. Mbwana. Ariko ushobora kugira n'ububabare bw'inono rimwe. Yego, ni ukuvuga ngo igihe cyose wagize ikibazo ku mugongo wo hasi aho imitsi ikora nerve sciatique ituruka, sibyo? Bijyanye n'aho uwo mutsi wayerekezaga, sibyo? Ingufu zizaza ari nkeya. Okay. Reka mbigusobanurire mu buryo bwumvikana. Nicyo dukeneye dusobanurirwe byinshi. Reka dushake urugero rwumvikana. Urabona nerve sciatique cyangwa umutsi muri rusange munini ugaburira inyama cyangwa imihore itandukanye y'igice runaka cy'umubiri. Ubwo niba ari akaguru n'ikirenge, uwo mutsi wa nerve sciatique uzazana ingufu mu kaguru no ku kirenge, kandi akaguru n'ikibero cy'inyuma no ku kibuno no ku kirenge harimo imitsi myinshi itandukanye ikora n'ibikorwa bitandukanye, sibyo? Reka iyo mihore cyangwa izo nyama tuzigeranye n'abana. Umuntu ufite abana benshi agaburira, sibyo? Ufite abana 8 uri bugaburire ibiryo, ukabishyira ku isahani imwe cyangwa ku iplato cyangwa ku nkoko. Ibyo biryo nabyo ari byinshi, si cyawe ndari ntacyo nibishaka bibera byinshi byahaza abo bana. Wowe ugaburiye abana wabaha ibiryo bitabahaza? Hari igihe byaba ari bikeya. Oya, dufate ko ufite ibiryo bihagije, ugaburiye abana kugira ngo bose barye bahage, sibyo? Byaba nuvuga ngo iyo ibiryo ari byinshi ukabisuka ku iplato, sibyo? Yego. Cyangwa ku isiniya cyangwa ku isahane, ba bana bararya bose bagahaga, sibyo? Barangiza bakajya gukina banezerewe. Ariko ntago, sibyo? Ibiryo ni birahagije. Ubwo ni ukuvuga ngo wa mutsi wa nerve sciatique ukomoka ku mugongo wo hasi, niba nta kibazo gihari, amategeko y'ubwonko n'ingufu zivuye ku bwonko bizagenda bigere kuri buri muhore, imihore yose izakora inezerewe. Wabyumvise? Ba bana wari ufite ibiryo bihagije, urabagaburira hamwe, bose barira hamwe, bararya barahaga. N'imihore yazaniwe ingufu n'umutsi umwe, yose ibona imbaraga ko nta kibazo gihari. Noneho igihe habonetse ikibazo ku ruti rw'umugongo, sibyo? Tubigereranye n'igihe wagaburiye abana benshi ku isahani imwe ariko ubagaburira ibiryo bikeya. Ubwo birangana na wa mutsi wa nerve sciatique wazanye ingufu n'amategeko avuye ku bwonko, ariko byagera aho bigomba gutambukira hakagira ikibibangamira, hagatambuka amakuru make. Wabyumvise? Ya sahani iriho ibiryo bidahagije ingana n'umutsi uzanye ingufu zidahagije, sibyo? Ba bana bazacuranwa ibiryo, sibyo? Hari uzakuramo 2 ibiryo bibe birashize, sibyo? Yego. Hari uzakuramo 3 ibiryo bibe birashize. Harimo uzarya we ahage rwose ibunda ryegeke. Wabyumvise? Yego. Niba ngo ba bana rero niho uzajya kumva umwe atangiye kurira, undi arire, undi avuga ati rwose njyewe ntago maze, bitotombe, abandi bavemo bahaze banajya gukina. Wabyumvise? Niba ngo umutsi wa nerve sciatique igihe uzazana ingufu nkeya bitewe n'uko wabangamiwe ku mugongo, hari imihore imwe itazagira ikibazo, sibyo? Wambajije ikijyanye n'ububabare. Hari indi izagira imbaraga mu rugero ariko nta kibazo gikabije. Noneho hari n'indi izabura n'imbaraga na gake, cyangwa ingufu nke cyane, sibyo? Uvuga ngo bwa bubabare buzava herero wa mutsi wabuze imbaraga, iyindi izakora uho habemo ikibazo nka shoke, sinzi uko twacyita, desequilibre. Niba ngo wa mutsi ntuzabasha kuzuza inshingano cyangwa akazi wagombye gukora. Niba ari ino rigomba guhina, umutsi ugomba guhina ino, ntabwo uzabasha guhina neza. Wabyumvise? Aho niho hazatangira kuza ububabare, kuko urashaka gukoresha umuhoro udafite imbaraga. Yego. Hazemo ni nko kugendera ku ipine ripfumutse.